byinshi bigora abantu muri ubu buzima kuri iyi si, byinshi abantu bagerageza kugeraho mu buzima bwabo kandi bikabagora cyane, byinshi abantu bagerageza gushyiraho umwanya wabo kugira ngo babashe kubigeraho muri ubu buzima. Hari abo bishobora kugaragarira nk'ibyoroshye, ariko hari na benshi bigaragarira nk'ibikomeye. Muri ubu buzima hari ibyo burya abantu bajya bifuza kugeraho, harimo kugira icyubahiro no gutinywa. Muri ubu buzima hari ubwo abantu bifuza rwose kuba bagira icyubahiro muri sosiyete kandi bakagira igitinyiro. Muri ubu buzima hari ubwo abantu bifuza kugira igikundiro no kurangamirwa, umuntu akaba yakwifuza cyane yuko rwose sosiyete cyangwa se abamukikije bagaragaza ko bamwitayeho. Muri ubu buzima abantu bakoresha igihe cyabo, bagakoresha n'imbaraga zabo kugira ngo babashe kugera ku ubutunzi ntagereranywa muri ubu buzima. Hari ubwo abantu benshi bifuza kugira ubwenge n'ubuhanga mu by'ubu buzima ntagereranywa, bagashyiramo igihe cyabo gihagije banyura mu mashuri n'ahandi hose babasha kungukira ubumenyi n'ubuhanga. Muri ubu buzima hari ubwo abantu bafata igihe gihagije cyo kwinezeza mu by'uyu mubiri, ugasanga icyifuzo cyabo ni uko igihe icyo ari cyo cyose baba bari mu bihe rwose byo kwinezeza no gushimisha imibiri yabo. Ibi byose n'ibindi ntarondoye, ndifuza kubabwira ko hari umugabo dusoma mu byanditswe byera muri Bibiliya witwa Salomo wabinyuzemo. Salomo mu mibereho ye yashatse abagore benshi b'amoko menshi, yibwira yuko azakuramo umunezero ukomeye. Salomo uyu tuvuga yari wa muntu wagize amahirwe yo kwivuganira n'Imana, ndetse imuha amahirwe yo gusaba icyo ashaka cyose. Salomo uyu tuvuga, Imana yamugabiye ubwami bukomeye bwa Isiraheli. Yabaye umwami wubahwaga n'amahanga, aya hafi n'aya kure. Salomo yakoze imirimo itangaje mu buzima bwe, ku buryo mu bamubanjirije no mu bamuherutse ntawagereranywa nawe. Nyamara mu gusoza ubuzima bwe Salomo kuri iyi si, hari inama yatanze, kandi Salomo agerageza kuziha urubyiruko. Salomo agerageza kuziha abantu bakiriho muri ubu buzima ngo zitabweho. Iyo dusomye mu mubwiriza igice cya 11 umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 10, hari amagambo avuga ngo, wa musore we, ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe. Ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nuko rero ikura umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Salomo nyuma yo kubona yuko yanyuze mu bintu byinshi, mu bihe byinshi bitandukanye, yaje gusoza ubuzima bwe abona yuko byose burya ari ubusa. Byose bigira intangiriro bikagira iherezo. Bityo rero nshuti muvandimwe, mu gihe cy'ubusore burya birashoboka cyane yuko umuntu yagira amahirwe yo kunyura mu bintu byinshi. Birashoboka yuko umuntu yagira amahirwe yo gukora ibintu byinshi, kandi burya umusore kuko aba afite imbaraga, aba ashobora kuba mu bintu byinshi yifuza kuba yakora. Ariko ahangaha ibyanditswe biratanga inama. Nubwo dufite ayo mahitamo yose, nubwo tubasha gukora ibyo twishakiye,
yewe kandi tukaba dufite n'imbaraga zo kubikora. Salomo aratanga inama ahangaha. Burya mu gihe cy'ubusore haba hakiriho amahitamo menshi y'ibyo dushobora gukora, ibyo dushobora kwitaho, ibyo dushobora guha umwanya wacu, ibyo dushobora kumva binejeje imibereho yacu. Akenshi hari n'ubwo usanga mu mahitamo yacu rwose hatarimo Imana, hatarimo kubaha Imana, hatarimo guha agaciro ijambo ry'Imana. Kuko iyi mibereho Salomo nawe yayinyuzemo, yewe nk'uko twatangiye tunabivuga, twebwe hari n'ubwo tugerageza kugera kuri byinshi twifuza muri ubu buzima ntitunabigereho cyangwa bikatugora. Salomo yatanze inama, yibutsa yuko ari ingenzi cyane kwibuka ko byose bizatuma Imana idushyira mu rubanza. Bityo rero amahitamo yacu dukwiye kwitondera cyane. Salomo yavuze ikintu gikomeye muri iri somo twasomye ngo kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Ibyanditswe byera bitanga umucyo ku by'Imana yifuza ko tubamo, ku by'Imana yifuza ko tugenderamo. Ni ingenzi cyane kwita ku bushake bw'Imana mu mahitamo yacu, nshuti bavandimwe, cyane cyane rubyiruko, kuko amahitamo yacu niyo agena ahazaza. Iyo kandi dusomye mu mubwiriza igice cya 12 umurongo wa mbere, hari isomo rivuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka mibi itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Salomo kandi yavuze yuko hari igihe kigera bya bintu byose byadutwariye umwanya, bya bindi byose twibwiraga yuko ari byo bifite agaciro muri ubu buzima, bya bindi byose byatumaga tudafata ibihe byo gusenga ngo twumve tunabihaye agaciro, bya bindi byose byagiye bidutandukanya n'Umwami Imana twibwira yuko ari byo binejeje imibiri yacu, bya bindi byagiye bituma tutubaha ababyeyi bacu mu buryo bukwiriye, bya bindi byagiye bituma hari abantu mu buzima bwacu bwa buri munsi dutandukana nabo, tugashwana, ntidukundane, ntitugaragarizanye urukundo, bya bindi twibwiraga yuko bigamije kutwongerera ubutunzi, icyubahiro, igitinyiro muri ubu buzima, bya bindi twibwiraga yuko bizatuma tugira igitinyiro n'igikundiro mu batuzengurutse bose, ariko bitarimo no kubaha Imana. Salomo yageze igihe agaragaza yuko mu masaziro hari igihe cyiza ukumva utakinejejwe nabyo. Ikibasha kuramba no kurama muri twebwe kandi kigahora kinejeje imitima yacu ni ukubaha Imana. Mu busore, mu gihe cy'iminsi yacu tukiri urubyiruko, dukura kugera dushaje, kubaha Imana bizahora biri mu munezero mu mitima y'abana b'Imana. Ngiyi inama yatanzwe n'umukambwe Salomo, kandi ni inama dukura mu byanditswe byera. Nshuti muvandimwe, cyane cyane rubyiruko nkunda, reka imibereho yacu, reka amahitamo yacu, nubwo dufite guhitamo kwinshi, tugire kubahamo Imana. Igihe ariyo mahitamo yacu, igihe ariyo mahitamo yawe, ndasaba Imana yo mu ijuru kugira ngo ibiguheremo umugisha, iguhe ubwenge bwo guhitamo neza, kandi Imana yo mu ijuru ihire imigambi myiza ufite, mu izina rya Yesu, amena.